umenyekanye ku rwego rw'isi byadushimisha, kuko natwe twayitangiye twiga dusanga ababyeyi babikora, natwe turabikora, ariko ku rwego rw'isi bamenye imigongo kuko n'umutako w'u Rwanda. Ubufatanye bw'akarere kacu ka Kirehe na Rema, akarere kaza kumva icyifuzo cyacu, noneho baratuvugira mu rwego rw'igihugu muri Rema iraza iradufasha ifatanyije n'akarere kacu ka Kirehe, nibwo mubona batuzaniye izi pano soleye zikoreshwa n'izuba hanyuma tukuhira. Hari igihe cyageze ingabo zacu zikajya ziza kuvoma Akagera kugira ngo zivomere ibigori byabo byarumye, abaturage batangiye gusuhuka. Akarere kaza kutugezaho icyo cyifuzo, turafatanya, ariko tubikora ku buryo nyine nk'abantu bashinzwe kurengera ibidukikije, tudashyiramo utwo tumoteri twinshi kubera ingaruka zo kugabanya iyo myuka tuvuga. Dushaka uburyo butangiza ibidukikije kandi bushobora gufasha abaturage. Ubu hano turateganya kuzakora kuri iki gice ndetse n'igice cyo hakurya hegitari 120, ariko n'ubundi uko ubushobozi buzakomeza dushobora kuzazongera, kuko bifite ingaruka nyinshi ku musaruro abaturage babona, mu gutanga akazi, bituma abana bajya mu mashuri n'ibindi byose bizaturuka ahangaha. Turateganya muzajya duhinga season 4 mu mwaka. Ni umushinga ufasha abaturage kugira ngo bahinge igihe cyose cy'umwaka, haba hari izuba, kandi ugasanga ko bibafasha kugira ngo bahinge imyaka bifuza guhinga, haba ijyanye no kujyana ku isoko cyangwa nibatunga, kugira ngo baniteze imbere. Ibi ntabwo byakundaga mu gihe cyane cyuhirwa kitaraza, aho wasangaga bahoraga bategereje uko imvura iburi bugwe, ubundi ikagwa nyinshi, ubundi ikagwa nkeya, ugasanga ntabwo bageze ku musaruro bakagezeho.